Nongeye kubaha ikaze mbasuhuza cyane nshuti bavandimwe bene data, dukomeje urugendo rugana mu ijuru twese hamwe. Imana ibahe umugisha cyane kuri mwese mwakoze subscribe. Mu by'ukuri ndawubasabiye kandi Imana ijye yagura intambwe z'ibirenge byanyu, ibagurira imbago, kandi namwe mutarayikora muyikore kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu mba nabazaniye ntibukabacike, kandi mujye mukora share ntimukabwihererane, hari benshi babukeneye. By'umwihariko rero uyu munsi ni Eric Worshipper nk'ibisanzwe nabazaniye insanganyamatsiko ivuga ngo waremewe kujyana ubutumwa. Ubwo butumwa nta bundi ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'ubu mba nabazaniye n'ubundi waremewe kujyana ubutumwa. Hari abagira impano zo kuvuga ubutumwa, hari abagira impano zo kuririmba, guhimbaza n'ibindi, no gusura abarwayi no kubafasha. Buriya nabwo ni ubuhamya bwiza, ni ukuramya Imana. Rero nawe wakoze subscribe ugakora share, uri mu bagenewe uyu mugisha nawe ujye kugeraho kuko wajyanye ubutumwa. Hari benshi bwafashije, ndabizi neza ntashidikanya. Rero teme y'uno munsi iravuga ngo waremewe kujyana ubutumwa, cyangwa se n'icyo Imana yakuremeye n'icyo yagushyiriye ku isi kuyihimbaza, kugira ngo Imana yaravuze ngo munshimishe cyangwa se mumpimbarishe ndebero n'intanga, kandi no kuvuga ubutumwa ndetse gufasha abakene, gusura abarwayi, abatishoboye. Ibyo nabyo ni igikorwa cyiza cyo kuramya Imana. Yesu yaravuze ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Buri munsi nk'ibisanzwe n'ubundi mbaha icyanditswe tuba turi bugendereho, ko ijambo ry'Imana ari bwo buhanuzi butavangiye kandi ni ukuri. Dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 17 umurongo wa 18, umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Yesu yaravuze ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Rero mu by'ukuri Yesu yaratumitse kandi asohoza icyo Imana yari yaramutumye. Ariko Yesu ajya kugenda nawe yaravuze ati uzajyana ubutumwa mu bukwiza isi yose. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ntago rero nta gihugu na kimwe yigeze akuramo, yavuze isi yose muri rusange. Iyo uhamya Yesu, uvuga imirimo ye, uvuga imirimo yakoze, uvuga ko yakwitangiye akemera kugupfira, mu by'ukuri uri kujyana ubutumwa kandi uri kuramya Imana. Nk'uko rero nawe yaramije Imana mu gusohoza ubutumwa bwe yamuhaye, nawe yarabugusigiye ngo nawe ubugeze ku bandi. Icyiza mbere y'ibindi kuri jye so gusohoza ubutumwa nahawe, nkarangiza umurimo nahawe n'Umwami Yesu. Iyo usohoje ubu butumwa wahawe n'Umwami Yesu, mu by'ukuri Imana ibona ko uri uw'agaciro kuri yo, kuko ushyira imbere cyane iby'Imana. Kadusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 24. Aravuga ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri jye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu, wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ibyo rero nari bimaze kubabwira. Mu by'ukuri waremewe kujyana ubutumwa. Imana irimo gukora mu isi kandi ishaka ko uyisanga ugafatanya nayo. Imana iragira ngo uyegere, uyibere umufatanyabikorwa mu byo ikora. Nicyo yakuremewe, nicyo yakuremeye. Mu by'ukuri ntabwo yakuremeye ngo wowe uyifashe
mu buryo bwo kuyitiza imbaraga, oya, iyo ubwayo irihagije, ahubwo uko uri iragukoresha. Uwo murimo nibwo butumwa washinzwe. Imana ishaka ko ugira umurimo mu mubiri wa Kristo, ariko ukajyana n'ubutumwa mu isi. Umurimo wawe ni ibyo ukorera abizeye, ariko ubutumwa ni ubwo ushyira abatizera cyangwa se abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Gusohoza ubutumwa mu isi niyo ntego ya gatanu Imana yari ifite ikurema. Nzababwira intego zose Imana yari ifite ikurema, ariko iyo niyo ntego ya gatanu. Ubutumwa bw'ubuzima bwawe ubufatanije n'abandi, ariko harimo n'ibyo wihariye. Igice kimwe ni inshingano uhuriyeho n'abandi bakristo, ikindi gice ni umurimo wihariye. Ibyo bice byombi tugiye kubisesengura mu bice bikurikira. Ndaza kubibabwiraho mu bice bikurikira, ngira ngo ngusabe niba utarakora subscribe uyikore, turusheho kubana. Ubundi mu by'ukuri iyo uvuze misiyo cyangwa se icyongereza, niryo ryavuyeho misiyoneri, riva ku ijambo ry'ikilatini rivuga kohereza. Kuba umukristo rero birimo no kuba umuntu woherejwe mu isi nk'uhagarariye Kristo. Ubwo wowe niba uzi ko uri umukristo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uri umwambasaderi we. Yesu yaravuze ati, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Yesu yarasobanukiwe neza ubutumwa bw'ubuzima bwe ku isi. Afite imyaka 12 yaravuze ati, nkwiriye kuba mu bya data. Imyaka 21 nyuma yaho, ubwo yasambaga ku musaraba, aravuga ati, ubwo ni imyaka 21 nyuma y'iyo 12, ubwo yasambaga ku musaraba, yaravuze ati, byose birarangiye. Izo nteruro zombi zikikije itangiriro n'iherezo by'ubuzima bwakoreshejwe neza, ubuzima bufite intego. Yesu yasohoje ubutumwa bwe Yesu yari yaramuhaye. Yesu yasohoje ubutumwa se yari yaramuhaye. Ubutumwa Yesu yari afite ari hano ku isi, ubu nitwe twabusigaranye. Kuko turi umubiri wa Kristo, ibyo yakoraga akiri mu mubiri nitwe tugomba kubikomeza, kuko turi itorero, turi umubiri we mu mwuka. Ubwo butumwa rero ni ubuhe? Ni ukugeza abantu ku Mana. Bibiliya iravuga ngo Kristo yiyunze natwe, arangije aduha ubutumwa bwo kubwira abandi ngo nabo biyunge nawe. Imana ishaka gucungura abantu, ikabakura mu bubata bwa Satani, maze ikiyunga nabo kugira ngo dushobore gusohoza za ntego 5 yaturemeye. Hari ukuyikunda, arizo nababwiraga, kuba mu muryango wayo, guhinduka tugasa nayo, kuyikorera no kubwira abandi ibyayo. Ariko kujyana ubutumwa cyangwa kuvuga ubutumwa bwiza, nazo nzazibasesengurira. Tumaze kuba bayo, Imana iradukoresha kugira ngo igere ku bandi, iradukiza, yarangiza ikadutuma. Bibiliya iravuga ngo twatumwe kuvuga mu cyimbo cya Kristo, turi intumwa z'urukundo n'imigambi y'Imana ku bari mu isi. Agaciro k'ubutumwa wahawe ni akahe cyangwa se kagaragara gate? Ndagira ngo usabe ngo ukurikire kandi ntucike. Gusohoza inshingano yawe yo kuvuga ubutumwa ni kimwe mu by'ingenzi biranga ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Bibiliya iduha impamvu nyinshi zitwereka ko gusohoza ubutumwa wahawe ari ingenzi. Gusohoza ubutumwa wahawe ni ugukomeza umurimo wa Yesu ku isi. Nk'abigishwa be tugomba gukomeza ibyo Yesu yatangiye. Yesu ntaduhamagarira kumusanga gusa, oya, adusaba no kugenda mu izina rye. Umurimo w'ubutumwa wahawe ni uw'igiciro cyinshi ku buryo Yesu yabisubiyemo inshuro 5 mu buryo 5 butandukanye, mu bitabo 5 bitandukanye byo muri Bibiliya.
Ni nk'aho yashatse kuvuga ngo ndashaka ko ibi mubyumva neza. Uzasome witonze izo nshuro 5 Yesu yatanze. Iyo nshingano uzahita umenya ibigize umurimo wo gukwiza ubutumwa wahawe, igihe cyo kuwukora, aho kuwukora, impamvu ugomba kuwukora n'uburyo bwo kuwukora. Mu nshingano iruta izindi Yesu yagize ati, mujye mu bantu bo mu mahanga yose mubahindura abigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, kandi mubigishe gukora ibyo nababwiye byose. Iyi nshingano yahawe buri muntu wese wizeye Yesu. Ntabwo ari abapasitori gusa cyangwa abamisiyoneri gusa. Iyo ni inshingano yawe wahawe na Kristo. Ntabwo ari umurimo ushobora gukora igihe ubishatse. Aya magambo ya Yesu ntabwo ari inama iruta izindi yatugiraga. Niba uri umwe mu bo mu muryango w'Imana, kujyana ubutumwa n'itegeko, utabikora ni ukumusuzugura. Ushobora kuba utarigeze utekereza ko Imana yagushinze abatizeye muturanye. Nyamara Bibiliya iravuga ngo ugomba kubaburira kugira ngo babeho. Nutavuga ngo uburire abanyabyaha ngo bave mu nzira zabo mbi, bazapfira mu byaha byabo, ariko nzakubaza amaraso yabo. Iyo ni Bibiliya yavuga, ni amagambo y'Imana. Ushobora kuba ari wowe mu Kristo wenyine abantu bamwe bamenye. Niyo mpamvu wahawe ubutumwa bwo kubamenyesha Kristo. Wabwirwa n'iki se ko Imana itemeye ko aba ari wowe wenyine ukizwa mu muryango ngo uzahindure abandi? Menya ko ari inshingano zawe kubibafashamo bagahinduka, nabo ukabageza kuri Kristo. Kujyana ubutumwa ni umurimo w'icyubahiro. Se ni ukubera ko ari umurimo w'icyubahiro cyangwa se w'agaciro gakomeye. Ntucike, ukomeze ukurikire akantu ku kandi ujye usoza ikiganiro kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza mesaje ziba ziri muri ubu butumwa. Niba utarakora subscribe kandi uyikore, kore na share, ubutumwa bwiza bugeze kuri benshi. Nubwo ari inshingano ikomeye cyane rero kujyana ubutumwa, ariko ni n'icyubahiro gikomeye kuba umuntu ukoreshwa n'Imana. Se mwumva kuba Imana yagukoresha atari iby'igiciro? Pawulo yabivuze neza aho agira ati, Imana yaduhaye icyubahiro gikomeye cyo kuburira abantu bose ngo baze mu mbabazi zayo, biyunge nayo. Umurimo wawe wo kujyana ubutumwa urimo ibintu bibiri by'icyubahiro. Icya mbere, gukorana n'Imana no guhagararira Imana. Ibaze jya wiyumvisha niba umwambasaderi mu gihugu runaka aba ari umuntu ukomeye, aba ari umudiplomate abantu bamwubaha, yatumwe n'igihugu. Ese Imana yo wiyumvisha ute yagutumye? Icyubahiro uba ufite cyangwa gukorana nayo. Pawulo undi atwita abafasha abana, aho avuga ngo dukorana nayo. Yesu yaturonkeye agakiza, adushyira mu muryango we, aduha umwuka we, arangije aduhindura abakozi be mu isi. Mbega icyubahiro! Bibiliya iravuga ngo turi abavugizi ba Kristo. Imana ivugira muri twe, yinginga abagabo n'abagore ngo bafashe hasi ibibatandukanya, bityo binjire mu murimo wo gutunganya imibanire yabo. Turababwira mu cyimbo cya Kristo ubwe, muhinduke inshuti z'Imana. Ikindi rero, kubwira abandi uburyo babona ubugingo buhoraho nicyo kintu cyiza ushobora kubakorera. Mu by'ukuri ubuzima bwo ku isi ni bwiza, ariko n'ubw'igihe gito. Gutunga amafeza n'izahabu, amafaranga menshi, amashuri menshi, kuba uri mwiza, ufite ikimero cyiza, utunze byinshi n'ubwenge bwinshi, ni byiza, ariko ni iby'igihe gito. Ibyiza kurutaho ni ugutumbira ubugingo buhoraho, ukita ku iherezo ryawe nyuma y'ubu buzima, kuko hari ubundi. Umuturanyi wawe aramutse arwaye nk'indwara ikomeye, urugero nka kanseri,
cyangwa se nka virusi itera sida kandi ukaba uzi umuti uvura izo ndwara ni urugero, ariko ukicecekera, icyo gihe wabarwa mu bicanyi ubwo kutabamenyesha icyari gukiza ubuzima bwabo. Ni bibi kurutaho iyo ubigize ibanga ntubwire abandi icyo bakora ngo bababarirwe. Mu by'ukuri uba ugomba kubagira inama no kubabwira icyo bakora igikwiriye gukorwa bakababarirwa, cyangwa se bakira izo ndwara bakagira intego mu buzima, bakagira amahoro n'ubuzima buhoraho. Dufite inkuru iruta izindi zose ku isi, kandi kuyibwira abandi nibwo bugira neza ushobora kugaragariza umuntu uwo ari we wese. Ikibazo kimwe abantu bamaze igihe mu bukristo bagira ni uko bibagiwe ukuntu ubuzima butarimo Kristo butagira ibyiringiro. Igihe nta Kristo ufite mu buzima bwawe, nta byiringiro ugira. Tugomba guhora twibuka ko n'iyo abantu bagaragara banezerewe cyangwa byose byabahiriye, iyo badafite Kristo baba barazimiye, nta byiringiro bafite, kandi bakaba bari mu nzira ibajyana kure, aho batazabana n'Imana ubuziraherezo. Akenshi hari igihe impamba y'urugendo ikwibagiza intego y'urugendo. Bibiliya iravuga ngo Yesu wenyine niwe ushobora guha abantu agakiza. Agakiza ntiwakagura, ahubwo agakiza ni impano y'Imana. Buri muntu rero akeneye Kristo. Ikindi nanone, umurimo wawe wo kuvuga ubutumwa ufite agaciro kazagera no mu bugingo buhoraho. Ni umurimo ukorera hano ku isi ariko uzanaguherekeza. Ni umurimo uzagira ingaruka ku mibereho y'iteka y'abantu benshi. Niyo mpamvu uwo murimo ufite agaciro karuta k'indi mirimo yose cyangwa ikindi cyose wageraho mu buzima, cyangwa indi ntego wakwiha ukayigeraho mu gihe cy'ubuzima bwawe hano ku isi. Imbuto z'umurimo wawe wo kuvuga ubutumwa zizahoraho iteka ryose. Imbuto z'akazi kawe ntabwo zizahoraho. Nta kintu na kimwe ukora kizigera kigira agaciro nko gufasha abantu kugirana ubusabane n'Imana cyangwa kubegereza Imana. Hari igihe Imana iguha nk'ubutunzi igira ngo urusheho kubukoresha ibiyihesha icyubahiro, wiyegereza abantu bayo, ufasha abakene, usura abarwayi, ukora ibikorwa byiza. Niyo mpamvu tugomba gukora uyu murimo tutazarira. Yesu yaravuze ati twese tugomba gukora vuba imirimo uwantumye yaduhaye, kuko hasigaye igihe gito mbere y'uko ijoro rigwa, imirimo yose igahagarara. Amasaha yo gusohoza inshingano yawe yo kujyana ubutumwa arimo arahita. Ese wowe aka kanya ugeze? Ese ku munsi ninde ubwira ibya Kristo? Ninde uganiriza ku by'ubwami bw'Imana? Ese ku munsi ninde nabura ubwira kwihana ibyaha akava mu ngeso zitari nziza, akegera Kristo, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Aka kanya ntiwongere gutinda n'undi munsi n'umwe ukimara kumva ubu butumwa. Tangira ujyane ubutumwa bwiza kuri Kristo, ubutumwa bwiza bwa Kristo ku bantu, ubegereza Imana. Ukora sheya ubutumwa bwiza, urushaho kubusangiza abandi kugira ngo barusheho kumenya Imana. Witoze gusoma Bibiliya cyane ko izagenda iguhindurira ubuzima. Ihutire gutangira umurimo wawe wo kugeza ubutumwa ku bandi. None tuzagira ibihe bidashira byo gushimana nabo tuzaba twaragejeje kuri Kristo. Iyo umuntu akenshi ashimye Imana avuga ngo runaka yangejeje kuri Kristo, wumva binejeje, kandi Imana ikubaraho imigisha myinshi. Ariko iminsi dufite yo kubagezaho ubutumwa irabaze. Ni iminsi yo kubaho kwacu gusa. Igihe uzaba waramaze gupfa, nta gihe nawe uzaba ugishigaje. Ibi ntibivuga ko ugomba kureka umurimo wawe,
ube umuvugabutumwa wabigize umwuga, nta kindi ukora mu buzima busanzwe. Oya, Imana ishaka kubwira abandi inkuru nziza aho uri. Niba uri umunyeshuri bavuga Kristo, niba uri umubyeyi wo mu rugo wababwira ibya Kristo mu baturanyi, niba uri umwarimu abana bababwira ibya Kristo bakava mu ngeso zitari nziza, niba uri umucuruzi ushobora kubwira abo mucuruzanya ubutumwa bwiza bwa Kristo, niba uri umuyobozi runaka wabikora, cyangwa ikindi cyose wabikora. Ugomba guhora ureba abantu Imana ishyira mu nzira yawe, bityo ikaba igukingurira urugi rwo kubagezaho ubutumwa. Abo muhura kenshi, abo nibo ugomba guheraho. Umurimo rero wo kugwiza ubutumwa uha agaciro ubuzima bwawe. Ese ubuha agaciro gute? Undi umugabo witwa William James yaravuze ngo uburyo bwiza bwo gukoresha iminsi yo kubaho kwawe ni ukuyikoresha ikintu kizasigara n'igihe wowe utakiriho. Mu by'ukuri ubwami bw'Imana bwonyine nibwo buzahoraho iteka, ibindi byose bizashira. Niyo mpamvu tugomba kugira ubuzima bufite intego, ubuzima bweguriwe Imana, guhimbaza Imana, tugasabana n'abandi, tugakura mu mwuka, gukorera Imana no kubwiriza ubutumwa, tugasohoza umuhamagaro wacu ku isi. Imbuto z'iyo mirimo zo zizahoraho iteka ryose. Nudashobora gusohoza umurimo Imana yaguhaye hano ku isi, uzaba warapfushije ubusa iminsi Imana yaguhaye kubaho hano ku isi. Pawulo yaravuze ngo ubuzima bwanjye nta gaciro bufite keretse iyo mbukoresheje ngo nsohoze umurimo nahawe n'Umwami wacu Yesu. Umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubugiraneza n'urukundo bitangaje by'Imana yacu. Icyo nicyo Pawulo yavuze. Hari abantu hano ku isi batazagira undi ubagezaho ubutumwa uretse wowe. Uko byagenda kose Imana yarapanze ko ari wowe uzabubagezaho, kubera aho uba n'icyo Imana yaguhaye kuba cyo. Ushobora kuba ufite impano runaka ushobora kubageraho mu buryo bworoshye, ariko Imana yatumye muturana cyangwa mukorana cyangwa mwigana. Umuntu umwe wenyine najya mu ijuru kubera wowe, iminsi yo kubaho kwawe izaba yaragize umumaro mu buzima bw'iteka. Imana izabiguhera umugisha. Utangire uyu munsi rero, utangire wubure amaso urebe aho Imana yakohereje kuvuga ubutumwa, maze ujye usenga uti Imana ninde washyize mu nzira yanjye ngo mubwire ibya Yesu Kristo. Rero gahunda y'Imana yo gushyira iherezo ku mateka y'isi ijyanye n'uburyo tuzarangiza umurimo wacu wo kuvuga ubutumwa. Nta muntu n'umwe hano ku isi, ni amagambo Yesu yavuze, utazumva ibya Yesu kugira ngo atazabona ubwitwazo. Uyu munsi usanga abantu benshi bashishikariye kumenya ibyo kugaruka kwa Yesu n'imperuka y'isi. Ibyo bizaba ryari? Igihe gito mbere y'uko asubira mu ijuru, abigishwa ba Yesu bamubajije icyo kibazo cy'igihe azagarukira, kandi igisubizo yabahaye kiduhishurira byinshi. Yarababwiye ati ibyo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ibyo byanditswe mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya 8. Abigishwa bo bashaka kwivugira ku by'ubuhanuzi, Yesu ahita abagarura ku ivugabutumwa. Mu by'ukuri ubuhanuzi ni bwiza, ariko ntabwo ubuhanuzi ari bwo bwaje mbere mu itorero. Itorero icyarijemo mbere ni abigishwa. Ibyo nabyo nzabibabwira byose uko byakurikiranye. Yesu yashakaga ko bashyira imbaraga zabo ku murimo bahawe wo kubwira ubutumwa bari mu isi.
ni nk'aho yababwiye mu yandi magambo ati ibyerekeye kugaruka kwanjye byose ntabwo bibareba, ikibareba ni umurimo wo kujyana ubutumwa nabasigiye. ibyaba ari byo mwitaho. Kujya impaka z'urudaca ku gihe cyeruye cyo kugaruka kwa Kristo ni uguta igihe, kuko Yesu ubwe yaravuze ati ariko uwo munsi n'iyo saha ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Mu by'ukuri n'abamarayika ntibazi igihe Yesu azagarukira. Uwo munsi w'imperuka na Yesu ubwe ntabwo abizi, kuko yaravuze ngo cyangwa umwana. Mwibuke ko ari Yesu, keretse data wenyine. Yavugaga Imana. Imana niyo izi uwo munsi, nta wundi muntu wose. Ubwo Yesu ubwe yivugiye ko atazi uwo munsi n'iyo saha, kuki wakwigora ugerageza kubimenya? Ariko hari kimwe tuzi tudashidikanya, Yesu ntazagaruka mbere y'uko buri muntu wese Imana ishaka ko yumva ubutumwa bwiza atari yabwumva. Abo Imana yabugeneye bose bazaba barabwumvise, bazi Yesu uwo ari we, bazi Imana iyo ari yo, kugira ngo hatazagira ubona urwitwazo. Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu mahanga yose yo ku isi, nubwo imperuka izahera kiza. Niba ushaka ko Yesu azatebutse, wihatire kurangiza umurimo wawe wo kuvuga ubutumwa, aho gukoresha igihe cyawe ushaka gusobanura ubuhanuzi. Bibutse neza ko ubuhanuzi butavangiye ari ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya biroroha cyane kurangara no kuva mu nzira yo kujyana ubutumwa, kuko Satani yifuza ko wakora ikindi cyose ubonye upfa kudaha abandi ubuhamya bw'agakiza kawe. Buriya ubuhamya bw'agakiza birafasha. Hari benshi baba barabatswe n'ibyaha bakumva mu by'ukuri ntibazigera babivamo ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Satani agahora ababoshye, kandi ntaba yifuza ko wababwira ko nawe Yesu yagukuye ahakomeye akakugirira neza akaguha agakiza. Ibyo wabagamo kera ubuzima bwaranze yabuhinduye. Satani icyo kintu ntabwo yifuza ko wakigeza ku bandi. Niyo mpamvu ugomba kwegera Yesu akagufasha. Satani azakwereka ukora ibintu byose byiza bishoboka bipfa kuba ari ntawe bigeza mu ijuru. Kuririmba neza ntacyo bimutwaye. Kuvuga ubutumwa cyangwa se kubyina cyane, gucuranga neza, icyo ari cyo cyose bipfa kuba ntawe bigeza mu ijuru. Icyo ntacyo bimutwaye. Kujya gusenga buri munsi ntacyo Satani bimutwaye, ahubwo ikimutera ubwoba kikamuhangayikisha wowe usenga urinde. Ese ubarizwa mu muryango w'abana b'Imana? Warabatijwe? Wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza? Ese icyaha ukigendera kure? Icyo ni cyo cyonyine gihangayikisha Satani. Iyo abona usenga uri mu gakiza ushikamye bimutera ubwoba. Ariko igihe uzaba wafashe umugambi wamaramaje kubwiriza ubutumwa bwiza, uzitege ko Satani azagutega ibirangaza byinshi. Icyo gihe nibwo uzaba ugiye kurangarira ku bintu byinshi mu buzima bwawe, ashyiramo imitego myinshi. Ibyo nibikubaho uzibuka aya magambo ya Yesu yavuze ngo umuntu wese uzemera kurangara akibagirwa umurimo namugeneye ntazaba akwiriye guhabwa ubwami bw'Imana. Rero wowe uri kunyumva, kuva uyu munsi niba ufashe umwanzuro, witegure ko Satani azakugerageza. Ariko Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ntabwo aduha imbaraga zo guterura ibintu biremereye cyangwa zo gukina cyane cyangwa zo gukora ikindi. Imbaraga duha zo kwihanganira ibitugerageza no kubitsinda, no kuvuga iby'ubwami bwe tugeza kuri benshi ubutumwa bwiza. Anarushaho kuguha imbaraga zo gukomeza gukora sheya ubu butumwa bwiza ubugeza kuri benshi, gukora subscribe
mu by'ukuri uganiriza benshi iby'ubwami bw'Imana. Rero bizagusaba iki ngo usohoze umurimo wawe wo kujyana ubutumwa? Ubundi ubwo butumwa bwose nakubwiye ni iki bizagusaba kugira ngo bugeze kuri benshi? Kugira ngo usohoze umurimo wawe wo kujyana ubutumwa bizagusaba gushyira hasi gahunda wishyiriyeho ukemera kugendera muri gahunda Imana izakorera ubuzima bwawe. Ntabwo ushobora gufata umurimo ngo uwutendeke ku bindi bintu uzaba warahaye intebe mu buzima bwawe. Ntabwo bishoboka. Ugomba kugeza aho uvuga nka Yesu uti data bibe uko ushaka ugiye kuba uko nshaka. Iyo watangiye kuvuga aya magambo ugeze ku kigero gihanitse, warakuze mu buryo bw'umwuka n'agakiza. Hahandi Imana ikora ikintu ukavuga uti Mana, niba biri mu nyungu zawe bibe gutyo, niba biri mu biguhesha icyubahiro, niba ibi bigeragezo biri kumbaho ubibonamo inyungu, bigende gutyo, niba uko genda ushaka. Ugahara uburenganzira bwawe, ibyifuzo byawe, inzozi n'ibitekerezo n'intego zawe n'imigambi yawe byose ukabihara, ukabyegurira Kristo, ukabishyira mu biganza bye. Ugahagarika gusenga amasengesho yireba avuga ngo Mana uha umugisha ibyo nshaka gukora, ahubwo ugatangira gusenga amasengesho ayegurira byose. Aho usenga ugira uti Mana umfashe gukora ibyo ushaka guha umugisha. Ni nko gufata urupapuro rwanditseho ubusa wasinyeho izina ryawe ukabwira Imana uti noneho uzuze ibyo ushaka. Nibyo Bibiliya ibitubwiriza. Iyo Bibiliya itubwira ngo mwitange mwihe Imana ingingo zanyu zose kugira ngo zibe ibikoresho mu biganza by'Imana, kugira ngo izikoreshe gusohoza imigambi yayo myiza. Hari abakoresha imibiri yabo uko bishakiye, kandi mwibuke ko imibiri y'abantu ari insengero z'Uwiteka. Imibiri yacu si iyacu, ahubwo ni iya Kristo. Niwiyegurira gusohoza intego z'ubuzima bwawe utizigamye ku cyo byagusaba cyose, uzabona umugisha w'Imana mu buryo bugerwaho n'abantu bake gusa. Nta kintu Imana itakorera umugabo cyangwa umugore witangiye kubaka ubwami bwayo. Igihe intego zawe zizaba ari ukuzamura ubwami bw'Imana no kubwitangira, nta kimana itazagukorera. Muribuka ko Nowa igihe yubaka inkuge yayubatse imyaka myinshi, ariko yasaga n'aho ari wenyine n'umuryango we, ariko Imana yabahaye imbaraga. Yesu yaduhaye isezerano agira ati Imana izaguha ibyo ukena byose byo kukubeshaho buri munsi nuramuka uyiyeguriye ubuzima bwawe, kandi kubaka ubwami bwayo bigahinduka intego ya mbere y'ubuzima bwawe. Mu by'ukuri rero naremewe kujyana ubutumwa, nawe nicyo waremewe. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yo kugeza ku mpera y'isi. Kristo ari kumwe natwe iminsi yose. Byanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Kugira ngo ushimire wowe wabanye nanjye, mukomeze gukora subscribe kandi mukora share. Ariko mbere y'uko nsoza, reka guha ikibazo ugitekerezeho kandi ukisubize. Niba ngombwa uzakimbaze, ariko ni byiza we kukisubiza. Ni ibiki bintera ubwoba bikambuza gusoza inshingano no kubwira abantu ubutumwa Imana yampaye? Icyo kibazo ukibaze, urebe ikintu kigutera ubwoba kikaguhangayikisha kudasoza izo nshingano. Ni iki kimbuza kugeza ku bandi inkuru nziza y'agakiza?
ese ni ubukene, ni uburwayi, ni jye utabishaka, ni ababyeyi, ni aho nkorera, ni aho ntuye, ni iki? Icyo kintu kibaze ukisubize, hanyuma utangire uyu munsi ujyane ubutumwa bwiza. Ugerageze kuba wahindura abantu bavana mu ngeso mbi barimo za kamere, ubegereze Kristo. Kandi ushimire abo babanye nanjye, Imana iguhe umugisha.